but Man United keep giving away leads. Muvani mwari batati Amorim's substitutions part of the problem. Ati mukuri nkuko bivuze mu kanya gato irimo iratakaza amanota mu gihe banje kuyobora umukino ari bazaravuga ati se impinduka cyangwa se abasimbura ba Amorim babari kimwe bibazo bigize kuba batakaza amanota mu gihe babanje kuyobora umukino. Aderan ku munsi w'ejo nabonye icyo umuvandimwe witwa Rio Ferdinand avuze kuri umuvandimwe witwa Mattis White nyuma yo gutwara igihembo cy'umukinnyi mwiza muri Man United. Yakoresheje ijambo ryiza aravuga ngo is has a rock in defense. Ni urutare n'urukuta ni ikintu ko mu by'ukuri muri defense Man United ntekereza nkuko aranabivuze ati bishobora kuba ari defense mbi cyangwa se medani itari nziza ukurikije uko ubona iyi defense ya Manchester United. Uhere nuko yabanje mukuri umugoroba ba Eden Heaven cyaba aricyo kibazo kimwe muri byo bituma bishyuga ibitego mu gihe babanje kuyobora umukino. Ndavuga impinduka ndetse na defense ya Amorim. Urakoze cyane Mbappe. Manchester United biteye impungenge biteye n'ikibazo uburyo umutoza arimo agenda yitwara. Mbere nka mbere kuva ageze mu gihugu cy'Ubwongereza Ruben Amorim muri shampiyona amaze gutoza match 41 atsinze imikino 13 gusa. Yego. Gutsinda imikino 13 bisobanuye ko ari 31 n'ibice 70% mu bijyanye no gutsinda imikino muri Manchester United. Yego. Ejo bundi twabonye batsindwa n'ikipe ya Everton y'abakinnyi 10 bakiniye iminota irenga 60 n'itanu. Man United yuzuye Everton yabonye ikarita y'umutuku ya Idris Gana hakiri kare cyane ariko ibasha kuba gutsinda igitego ifite ikarita y'umutuku inabasha gukina n'indi minota yose itwara amanota 3. United tuyibona ejo n'inanirwa gutsinda ikipe ya West Ham. Yego. Wabikomoje twabonye isezererwa na Grimsby. Grimsby tsinda United yishyura. Grimsby tsinda United yishyura. Birinda aho bajya muri extra time baza no kujya kuri penalty. Grimsby irabasezera ikipe yo mu cyiciro cya 4 itarakoresheje na miliyoni zirenga 3 ku isoko ry'igura n'igurisha mu gihe United yakoresheje miliyoni zirenga 200. Iyi saison Matheus Cunha afite igitego kimwe, Seska afite ibitego 2. Manchester United nta marushanwa y'Uburayi irimo. United sofaho aho igeze ubu ngubu muri match 15 maze gukina iyi saison ni match ziri roko gusa, ni match zo mu rugo gusa, mu rugo mu gihugu cy'Ubwongereza. Ntago barimo bakora ingendo nk'andi ma equipe bahanganye mu ma equipe agomba kubatanira imyanya myiza mu shampiyona bo bari gukinira imbere mu gihugu gusa. Ni match 15 harimo imwe ya Grimsby ya Carabao Cup, izindi match 14 ni match za shampiyona. Bisobanuye ko bo ntago urugendo rwakabaye, ntago ikibazo cy'umunanira akakanya twakabaye tukibona kiba underlined andi ma equipe ari mari wenda yo yakariza akavuga ati ari ingendo turimo dukora zitujyana hanze y'Ubwongereza ariko hano equipe iri mu rugo. Sasa dukomoze kuri icyo kintu uvuze defense yewe n'uburyo equipe idashobora kwihagarara bivuye kuba kuzizo banje gutsinda umukino. United muri izi game 15 mvuze toute competition arani yakoze cyane yarakomoje kuri shampiyona imibare ya shampiyona. Game 15 batsinze imikino 6 gusa. Already imikino 6 mu mikino 15 biteye impungenge. Banganyije imikino 4 batsindwa imikino 5. Kuko na Grimsby ndabara ko bawutakaje all competitions barasohotse of course. Muri izi match 15 kucyo wagarutseho cyo kugarira kitari kizabe na gato yaba kubisubizo biva kuri bench ndaza no kugikomozaho. Muri game 15 batsinze ibitego 24 binjizwa ibitego 23. Bisobanuye ngo United yizigamye igitego kimwe cyonyine mu marushanwa yose. United muri izi game 15 match imwe yonyine niyo yashoje itinjijwe igitego. Match imwe yonyine niyo United yashoboye gusoza umukino itinjijwe igitego. Iyo match yes ni match batsinze Sunderland ibitego 2 niyo yonyine bashoje batinjijwe igitego. Izisa muri shampiyona bicaye ku mwanya wa 8 muri Carabao Cup barasezerewe. Ariko hari iki ngiki Ruben Amorim mu ntangiriro za shampiyona twibukiranye ko United yatinze gushyiramo umunyezamu. Bari bafite mu mutwe bamushaka, tunabona bishyushye ku isoko ry'igura n'igurisha ko Seneramens
biri hafi cyane ko agomba kwinjira muri Manchester United. Yego. Ariko ntago bahise babikora mu buryo bwihuse cyane kugira ngo atangirane n'abandi shampiyona, ahubwo twabonye intangiriro za shampiyona zitangira zikinwa n'umusore witwa Artibandale. St. Lamens yatangiye gukina kuri match ya Liverpool. Kuri match ya Sunderland. Sunderland batsinda. Ari nayo ya mbere bari bakipinze clean sheet. Iyi season ari nayo yonyine bafite. Yego. Izindi game harimo Brentford, Chelsea na Man City yari kuri bench. Yatangiye gukina kuri match ya Sunderland. Kuva ubwo akinnye match ya Sunderland, akinnye match ya Liverpool, akinnye match ya Brighton, akinnye match ya Nottingham Forest, akinnye match ya Tottenham, akinnye match ya Everton, akinnye match ya Crystal Palace, akinnye ni match ya West Ham. Nujya kureba kuri izi resulta, United itsinzwemo na Everton yonyine. Batsinzwemo na Everton yonyine. Yego. Kuko batsinzemo game enye. Yes, batsinzemo imikino ine ihereye kuri Sunderland. Banganyamo match eshatu. Batsindwamo match imwe. Nigeze kujya mbikomoza ndimo ngaruka kuri performance z'umunsi ku munsi, tureba amasave yakoze, tureba uburyo yatangiye gufashira defense kuba nibura yagenda izamura urwego. Ariko ubona ko yakoze improvement nibura mu kuba yagira ibyo atangira gutumira defense ya United ikomera. Ariko umva aho ikibazo gishingiye nyamukuru kinini cyane kuri United. United iyi saison tubonye imvune zisa nk'izigenda zikurikirana muri defense yayo. Twabonye saison ijya gutangira badafite Lisandro Martinez, we banakoze pre-season batamufite ko kuva mu kwezi kwa kabiri ntabwo bamufite mu kibuga. Twabonye saison itangira hari gukina Delight, hari gukina Harry Maguire na Reniolo. Nibo barimo bakina iminota myinshi. Harry Maguire within the season uko saison igenda yegera imbere aza kuvunika. Harry Maguire aza kuvunika. Amaze kuvunika umuntu bita Madis Delete nawe hari uburyo yagiye agiramo ama suspension ntakine kubera ibibazo by'imvune bigatuma atagaragara kuri uwo mukino. Ariko mu kintu cyabaye ahanga muri defense ya Manchester United, ubwo ni uko ibihe byagiye byegera imbere niko na Lukshaw yagiye aza nawe nyuma y'igihe kinini adakina nawe yiyongeramo. Ariko i defense ya Manchester United ubona ko kuba twayibona ishobora kwihagararaho bizatugora. Kubera iki? United twigeze gusobanura uburyo Crystal Palace bari aba wing back bayo bakina. Dusanga mu bakinyi 12 beza muri no champion amaze gukora ibirometero byinshi, ariko bagakora ibirometero birukanka ku muvuduko munini. Dusanga muri 12 ba mbere muri iyo mibare muri Premier League harimo babiri ba Crystal Palace bari muri batanu ba mbere. Dusangamo Tyreek Mitchell, dusangamo na Daniel Munoz. Turebye muri 12 ngenda nakomeje ndanareba ngera hafi muri 18 mburamo umukinnyi wa Manchester United. Kandi nakubwiye ngo ino systeme abantu bayize uburyo iteye mu buryo bwa natire. Isaba igihaha, isaba legs mu gukora, isaba kwirukanka bihagije ukagaruka defend ukataka. Niba uri umufullback w'iburyo ugomba kuba ufite ingufu zo kumara igihe kinini uri kwirukanka. Ugomba kuba uri kwirukanka either wataka cyangwa bakugarukanye bakwirukankana ukaba ufite imbaraga zikugarura mu buryo bwihuse cyane ku mpande zombi. Sasa niba abafullback ba United iyi season iyo mibare ya marato y'ama sprint bagomba kuba bakora mu mukino kuri buri game. Niba batabarizwa muri 20 ba mbere muri Premier League ntabwo utekereza ko aho hantu ama equipe menshi aha profitira gutsinda United. Kuko Crystal Palace ku rundi ruhande bafite abasore bafite izo sprint. Ariyo mpamvu bibagora gusoza nyine imikino bikarangira mu gice cya kabiri cyangwa mu gusoza umukino intsinzi itakaje. Intsinzi itakaje. Ku rundi ruhande Crystal Palace nimwe ama equipe afite defense nziza muri Premier League. None hari ikindi kintu giteye gutya. Hari ukuba ufite abasore badakora izo sprint zihagije kandi bibazisabaga mu buryo bw'imikinire yabo. None ugasanga muri mediane ufitemo Bruno Fernandes, ufitemo na Casemiro. Imikino myinshi nibo bakina. Nabo ngabo. Bruno Fernandes nujya kureba ngo mu buryo bwe bw'imikinire Donatille atanga iki kuri table ni playmaker mu buryo buri natire. We ni playmaker n'umuntu akozwemo ubupremeka n'umuntu waremewe gutanga passes za nyuma zivamo ibitego. Sasa Bruno Fernandes nujya kureba muri action nyinshi za United
zisaba gutanga za pase za nyuma usanga ari uri kuzitera ugasanga muri pressing akenshi akunze guta Casemiro akegera imbere kugira ngo pressingane na Eder Sesko watatse cyangwa Bryan Mbeumo cyangwa Matheus Cunha. Aho hantu mukina muri babiri muri mediane ubasizemo icyuho ubasizemo nitwa Casemiro. Bisobanuye ko fast press ya linye ya mbere ya Man United pressing aba equipe iyo bayirenze muri mediane habasigayemo umuntu umwe kuhanyura aho hantu bambuka bajya ku izamu ryawe ni amasegonda basa nk'aharangaye. Aho ngaho nunganiye Aderari Bruno Fernandes niwe mukinnyi umaze kure mu buryo bwinshi sofa muri Premier League. Uwa kabiri ni Jeremy Doku, uwa gatatu ni Sara, uwa kane ni Yankuba Minte, uwa gatanu ni Jack Grealish. Muri abo bakinnyi hari ukina nimero 8. Oya naba winga naba playmakers. Noneho umva Ruben Amorim we ukabisobanura ajya bisobanurira mu baje ati Bruno Fernandes kuki yegera inyuma kuki akinira inyuma cyane kuki umupanga muri nimero 8 kuki umupanga nka nimero 8 as a box to box. Akenshi bakunze musaba ko defenda no kwataka byomba kabikora kimwe. Akenshi bakunze kubimubaza bamubaza ati kuki ko Bema inatabona ugiye atabona umwanya wo gukina nk'umukinnyi Donatille box to box ushobora kwitabazwa aho hantu yarabigaragaje mu mazamuka ye. Umutoza agasobanura ngo twifuza yuko dukorera transition zihuse ngo twifuza yuko adufasha kuyobora umukino hagati muri mediane ngo kubera ko afite izo karita afite n'izo tushe. Ariko tekereza kuri iki ngiki Bruno Fernandes ufite inshingano zo gushakira ibitego abataka ba United ufite inshingano zo kuremera ibitego abataka ba United ufite inshingano zo gukora rest defense ya Man United yunganiye Casemiro ubwo ndavuga mu kugarira ufite n'inshingano zo gutuma United iyobora umukino from deep hagati mu kibuga muri mediane. Izo nshingano enye ku mukinnyi nawe ari wowe ntabwo wazishobora rwose ntabwo wazishobora. Wenda ubaye uri kumwe remise suppose ufite umukaseri wenda ufite legs ugifite amaguru ukiri muto uvuga ati ngiye niteguye gukavaringa ikibuga hafi ya cyose uwo mukaseri ashobora gufasha. Niyo mpamvu wifuzaga Carlos Baleba yahagarara ariko Casemiro ku myaka ye no muri Real Madrid bamye Toni Kroos atamukinira kure na Luka Modric ntabwo yamukiniraga kure kuko bombi bakinaga nka hari 80s ba nimero 8. Bisobanuye ngo muri recuperation akenshi yabaga afite ramfort yabaga afite izindi mbaraga zimwunganira. Sasa this time uri muri Premier League ku myaka 34 ugomba kwambura imipira icyara muri defense izo mbaraga Casemiro arazifite. Nkajya kureba nkasanga umutoza wa United hari ibintu akomeje kwihambiraho. Hari na karite z'abakinnyi bamwe na bamwe afite arimo akoresha mu myanya igiye itandukanye ukabona ko bitaraba matched bitarahurije na kwijana n'igitekerezo cy'ibyagakoze n'icyo yifuza ko bakora. Ni nayo mpamvu adasiba kuvuga yuko nyine bakwiyubaka bibaye ngombwa mu gihe kiri imbere. Kuri icyo ngicyo Adelari yaravuze wenda sinayenzaho Mbappe yaragiye kutwerekeza next ariko kuri icyo kintu waruvuze kibijyanye no kugira squad system iri too demanding isabere na mbere ngufu imbaraga ndashaka ujya nko muri squad ya Inter Domira si equipe tuziri successful kuri system yego uzasanga ari ba Di Marco Yan Bisset benshi cyane uzasanga ifite abakinnyi by'umwaka bakina muri iyo myanya either ya left center back na right center back no mu wing back w'ibumoso n'uw'iburyo byuze bafite abakinnyi bangahe babiri kandi baba hari kandi bari ku rwego rwenda kugira gute kungana. Iyo ugiye kuri United ubwayo ni umutozo ugifite ikibazo cy'uko Kobe Maino kuri karite tumuziho atamubanziriza mu kibuga sibyo dufite umutoza nka tubwira ngo ku myaka 30 n'ingahe yose ya Casemiro umuntu umukinnyi nasimbura ugasanga ni ikibazo cy'uko igihe washatse kumukura mu kibuga ugize ikibazo tuvugisha ukuri Casemiro ku myaka afite kujya amaranye na United yako ari umukinnyi bakiri over reliant ku rwego rw'ibyatanga cyafite Ugarte uri kuri bench cyo bivuze bize ko bimwe mu bintu muri bya bintu bitatu navuze kuri Ruben Amorim ni byari bisubizo bisa bisanwa n'isoko. Iyo uvuze uti ninjiye muri equipe tukareba ku cyo bita philosophy turibaza tutese kubijyanye n'imikinire ya equipe Ruben Amorim ku manota wamuhereza angahe kubijyanye n'uburyo arimo aragenda yinsatinga igitekerezo cye
mu bakinnyi. bakinnyi ugahita ukurikiza icyo bita player recruitment ese abo yaguze yego turi kubabona babyaza bari gutanga umusaruro. how good are they ni beza bingana gute iyi saha nibo bayoboye abandi muri ekipe icyo ukakibazaho ikindi cya gatatu player development turasanga kuri icyo kintu turasanga Mbeumo wenyine Mbeumo byibuze wenyine yana mu kwezi kwa 10 nibyo kwa United no mu mikinire no mu bitego uramubona ko no Mbeumo mu kibuga arahari buri kanya buri match ari mu kibuga araruta abandi bose ariko se how about Matheus Cunha na Benjamin Sesko afite igitego kimwe Sesko afite bibiri Patrick Dorgu he's not a regular starter Senramens oya Dorgu nawe ubona ko umutoza atangiye kumushidikanyaho uvuze ko ku kijyanye na recruitment hari amanota runaka wamukuraho nayo wamuhereza ariko tujye ku cyo bita player development nuhe mukinnyi Ruben Amorim yageze muri United ariko undi baya kariyeri Isaka bageze ku gasongero impamvu utinze nuko nawe ndi nuko turi kwita kumutekereza nuko utari kumukura nuko nawe ndi gukura nari inkuru ya Amadi ariko nibuka ko Amadi yamusanze ari mwiza ntabwo ari we Amadi yamusanze ari mwiza yamusanze ari matsinda ahubwo ngo ari kumukinisha mu mwanya utari uwe muri sibyo right back yose Bruno Fernandes wagira guhari mu bitego 15 muri sezo yarazamutse cyangwa yasubiye inyuma ariko subira inyuma kuri icyo kintu uvuga amaze match 9 nta gitego Bruno Miguel Fernandes ashotse amashoti 40 match 9 nta gitego ashotse amashoti 40 Bruno Fernandes wa undi wenyewe yari umukino ugira uruhare mu bitego mu assist ariko n'ibitego ntabwo ashobora gusunika match 9 gusa ngo no kumukinisha kure niyo mpamvu nyine akomeza kuba desperate agashaka kwataka agata uwo mwanya noneho bya bindi wakomoje mu kanya gato ejo nabonye imibare y'ukwezi kwa 11 mu mikino akanya mu kwezi kwa 11 afitemo assist enye none bazamushize muri wa mwanya we amenyere yakaba yagerageje kure mu buryo bwinshi aya mashoti 40 amaze kugerageza utekereza ko atakaba afitemo ibitego nka 8 aho ngaho bikuzamura turanga ukuntu ibintu bimeze sibyo tugeze kuri player development dusanga n'abari beza hari ukuntu bagize gute basubiye inyuma kuko icyo gihe turi kubivuga tutaravuga kuri Kobe Maino yamusanze hamagarwa muri equipe nationale ubu ngubu nta nushaka no kumutekerezaho sibyo icyo kirebe bivuze yuko kuri Ruben Amorim bimwe mu byo watekerezaho so far turasanga yaba ari player recruitment yaba ari philosophy yaba ari player development afite amanota make kuyo twakwifuje kumutoza wo ku rwego rwa United iri gukina irushanwa rimwe this season aho ngaho icyo mpita mvuga ni iki n'ubundi turaza twikarage dusange twese turi kuvuga ijambo rezilita kuko nizo zatuma aguma mu kazi nizo zatuma ekipe imwizera ikamwongera amafaranga yo gushora hehe ku isoko so dore ikintu cyoroshye iyo ngiye kureba kuri ekipe yigeze kubaho successful muri iyi systeme ni ekipe ya Inter Domira n'ikipe ya Chelsea Antonio Conte ndayibona izi ekipe zabaga zifitemo abataka benshi cyangwa mediateri benshi muri system ya batatu inyuma mediateri saba abakinnyi benshi bametiriza iyi system umukinnyi wa mbere wumva umupira kuri iyi si aba ari umukinnyi w'umediateri ahindurirwa inshingano mu buryo bugiye butandukanye uzasanga umediateri yakinnye nk'umudefanseri hagati kane cyangwa gatanu yakinnye kuri kabiri cyangwa kuri gatatu usanga umediateri yakinnye 11 cyangwa se force 9 niho uzabona ba Mikel Merino n'abandi bose ariko kujya uzasanga umwataka wahinduriwe inshingano bateze kujya muri central defense aba yapfubye bivuze ko rero kuri Ruben Amorim niba ufitemo abakinnyi batatu babataka ukagiramo wing back w'umwataka Amad ukajyamo n'umudefenseur Dorogu cyangwa se Musel Mazarawi cyangwa se Diogo Dalot ukagira aba mediateri babiri bonyine ubateranyije ukuramo imyaka 60 na bivuze ko ready uza no guhita unyibutsa equipe Antonio Conte mu ba Fabregas na ba N'Golo Kante niho turimo turajye sibyo bivuze ko mbere na mbere umutima w'umupira umutima w'imikinire y'umutozo wari we wese ni Mediane nimba utsinze ibitego uzakena ko Mediane yiharira umupira ku rwego ruhagije nimba utsinzwe igitego uzakenera yuko Mediane irema uburyo buhagije cyangwa se yihutisha umupira kugira abakina basatira bagire gute babujyaza umusaruro so kuri wowe urimo urayirimita ku kintu cyo twita ngo ni survival mode Bruno Fernandes ari kujya imbere ngagerageze gufasha abataka yamaze kubona yuko muri bo nago harimo Roberto Firmino wajyaga dropping muri equipe ya Liverpool akaza gufasha na harimo Karim Benzema wakoreraga Cristiano Ronaldo bose ni babantu bo bita ngo ni ego strikers ego sinshaka kuvuga ijambo egoisme oya kino gisiga harya bakita gute nicyo ego nyine kino gisiga kino nicyo kagoma sibyo ego strikers ni bandi Kunya yatakiraga Wolves Mbeumo yatakiraga Brentford Sheshko yatakiraga Leipzig zuko abantu bose they are goal oriented not chance creators
ntabwo barema uburyo ahubwo barabutsinda. uzasanga nibyo statistique bazifite ariko ku cyo bita fréquence Aha. inshuro bakora icyo gikorwa Yego. nicyo kiba limite se kukeneye umuntu ure mu buryo bwisubiramo buhoraho bivuze ko ariyo mpamvu kuri Ruben Amorim isezi igitangira yakaba yaramize umuti usharira wuko Ugarte atari kuri nivo y'icyo akeneye akifashisha uwo bita Kobe Maino none agahenge kande uwo bita Bruno Fernandes mu mwanya tujya tubonamo Mason Mount cyangwa Matheus Cunha ahubwo ukareba hagati ya Matheus Cunha na Bryan Mbeumo uwakina neza kuri point yaba ari indi sibyo umva equipe ya Antonio Conte equipe ya Thomas Tuchel yatwaye Champions League sibyo ya Chelsea bunu nabo yakinaga batatu inyuma yari Jorginho na Kante hagati mu kibuga Mason Mount Kai na Timo Werner Mason Mount ubusanzwe ni playmaker ariko yamwegereje abakina basatira even Kai Havertz ni playmaker na Kai ni playmaker Cyane. ariko iyo wegeye inyuma ni Kante na Jorginho umwe ni defensive midfielder undi ni central midfielder mu kijyanye n'inshingano umwe yaba box to box box to box yego. ariko ikiriho Muri abo ngabo. ikirimo cyumvikana muri ibyo umwe ni defensive midfielder undi ni central midfielder bisobanuye ko yaba kwambura umupira n'umukinnyi ufasha ikipe guhererekanya Yego. biri muri abo bantu babiri babisangira bombi sasa banabihinduranye iyo foto y'abo bantu babiri niyo tuyifotora kuri Bruno with Casemiro how is that umwe ni playmaker Casemiro afite undi ni umukaseri ibyo araguma aho ngaho byanze bikubye biranyuranye ndabyumva hari faze basimbuka nicyo ndashaka kuvuga Yes. mediane igira faze eshatu sibyo hari retention kwambura umupira sibyo hagakura icyo bita progression aricyo bita ball carrying kujyana umupira imbere. kujyana umupira nyuma y'icyo ngicyo hakurikiyeho icyo bita creation kurema Yego. rero kuri United bagira icyo bita retention Yes. bagahita bajya muri playmaking creation ese urarema amahirwe without batakuzana distribution umupira nendu who distribute gutwara ayo mahirwe akayageza kuba agenewe uzi icyo distributor akora amenya igihe cya nyacyo cyo gutanga umupira no ku muntu wa nyawe mujya mubona nk'iyo Odegaard afashe umupira kubera icyo ahitamo Bukayo Saka azi ko Bukayo Saka yizewe ku kirenge kurusha nde Martinelli niyo role ya distribution sasa Bruno yafashe umupira impamvu ari kure mu buryo bwinshi ariko ibitego ari bike nuko we awufatira muri zone itamwemera gutera izindi ntambwe eshatu ajya imbere ni defensive zones sibyo kandi turabizi ko umuntu ugira inenge yo gutakaza imipira myinshi aba force noneho kuremera uburyo ahagaze